Ni mu masaha ya mu gitondo Muhoza Jacqueline, umwe mu banyamuryango ba koperative Kovamaba bahinga mu gishanga cya Bahimba, arimo gusarura imiteja bejeje igapimwa ibiro mu gihe bategereje ko yoherezwa aho itunganyirizwa mbere yo koherezwa hanze y'u Rwanda. Uyu muhinzi avuga ko ubuhinzi bw'imiteja butangira batumvaga uburyo buzatanga umusaruro. Duhinga imiteja, amashu urabona yuko adukikije hirya hino, murabona ko ari ibintu byiza bitatse Kovamaba yacu. Nanjye bakiduhugura nabonaga ibi bintu bitashoboka ngo mbese bibone n'abakiriya, ariko ndebye kuntu bifite n'agaciro, nanjye ubwanya niyo ndi kuyijya mbona ari ibintu byiza cyane. Imiteja ni igihingwa gishya muri iki gishanga cya Bahimba kuko hashize igihe kigera ku mwaka batangiye kuyihinga. Ku munsi basarura nibura ibiro biri hagati ya 500 na 700 by'imiteja, bakaba bishimira umusaruro barimo kubona muri iki gishanga. Nkanjye nyine wabikozemo mu itangira kwirana n'ubu, mu by'ukuri bifite umusaruro kandi mwiza ushimishije. Urabona ko byatanga umusaruro, kenshi byatanga umusaruro gushyiramo abakozi ku bwayo bikaguha inyungu, ndetse bikaba byanatunga n'abandi ku ruhande bari gukora nk'uko natwe urabona turimo gukoramo. Koperative iri kwinjiza amafaranga kandi ku rundi ruhande n'abandi bakozi bakabona amafaranga. Urumva rero ko kibaye cyagize umusaruro. Iyo ndimo gusarura nka gutya, nanjye baramemba kandi nkabonamo na mituweli, nkakuramo n'umwenda w'umwana. Mbese kuko iyo umuntu ashatse amafaranga ni ejo heza, iyo bayatwatse duhita tuyatangira ku gihe. Ubu buhinzi bukorwa hitewe ku buziranenge basabwa n'abajyana uwo musaruro ku isoko mpuzamahanga. Munyazetsa Theoneste, agronome ushinzwe gukurikirana ibihingwa muri iki gishanga, avuga ko hari uburyo ubuhinzi bwitabwaho by'umwihariko kugira ngo umusaruro uzajye ku isoko wuje ubuziranenge. Tukabisasira kuko iyo bidasasiye n'ubundi butaka budasasiye butakaza amazi, kugira ngo tubashe no kuzajya tubyuhira. Kandi mu kubihinga ibishyimbo tubihinga ku mitabo, hagati y'umutabo n'undi hari intera ibigomba kubahirizwa byibuze santimetero 50. Isoko tubigemuramo baduha amabwiriza y'ibyo tugomba gukurikiza, kubyitaho umunsi ku munsi, ko tugira ingengabihe yo kuhira, ingengabihe yo gutera umuti, ingengabihe no gusarura bigira gahunda. Ibintu byose tubikora kuri gahunda kugira ngo tubashe kujyana hanze umusaruro mwiza ufite ubuziranenge. Nubwo iyi koperative ikataje mu guhinga imiteja, ariko bagaragaza ko bagifite ikibazo cy'imiti n'ifumbire bakoresha bigihenze ku isoko kandi bidakunze kuboneka aho bakorera. Twagirayezu Martin, umucungamutungo wa Kovamaba, avuga ko bateganya no guhinga ubundi bwoko bw'imboga zoherezwa hanze. Tuzabona tugashingira ku bushobozi bwa koperative, ibyo ngibyo bishobora kuduha icyerekezo cy'uko dushobora guhinga izindi mbuto cyangwa izindi mboga dushobora kohereza hanze. Ariko n'ubundi mbere hose twari dufite gahunda, nubwo twari tutaratangira kubikora, ariko tubonye umufatanyabikorwa twase tubitangira kugira ngo turebe ko byazagenda neza. Koperative Kovamaba ihinga imboga zitandukanye zoherezwa hirya no hino mu gihugu, zihingwa ku buso bwa hegitari 258 mu gishanga cya Bahimba. Koperative Kovamaba ifite kandi abanyamuryango basaga 2,000 ku munsi. Muri ubu buhinzi bw'imiteja bakoresha abakozi bagera kuri 40. Ari Muhirwa mu karere ka Rulindo.